Imana ishimwe. Ndanezerewe kandi uyu munsi Imana iduhaye ni umunsi mwiza w'umugisha. Iyi ndirimbo ya 38 ivuga ngo Nowa kukibubaka inkuge ni indirimbo njya nyitekerezaho nkayibona nkagerageza kuyikurura mu buryo bwa filime, noneho nkabona uburyo ki Nowa yubakaga inkuge, nkabona uburyo ki abantu bamusekaga, nkabona uburyo ki yagezeho akayinjiramo, nkabona uburyo ki yacinze imvura, kuko hari igitoro kivuga ngo ijuru risa nk'iritobotse, nkabona uburyo ki imvura yaguye ari nyinshi. Noneho nkibaza ngo kubera iki abantu muri icyo gihe batigeze bumva ibyo Nowa yababwiraga. Akenshi umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umuserebanya cyangwa se Petit Lazare ijya guhira mu nzu yahoraga ivuga ngo niko byahoze, kuko bari urumva ni inzu bacanagamo y'ibyatsi, noneho ugajya ubona umwotsi buri gihe, ukabona umwotsi ukavuga ngo nuko nyine. Noneho inzu mu gihe yashyaga bakabwira umuserebanya ati nyamuneka va muri iyo nzu, va muri iyo nzu, ati oya, ati niko byahoze, ati ni wa mwotsi nyine n'ubundi ndawumenyereye, bituma atabasha gukomeza kugenda muri gahunda uko zisanzwe. Noneho umuserebanya urashya urapfa uvuga ngo niko byahoze. Imana itugire neza cyane. Hari igihe abantu bahora ngo niko byahoze, abantu bakumva yuko ubuzima ariko byahoze, bakubwira ati nyamuneka ihana ibyaha byawe, ati niko byahoze, n'ubundi bakubwira ati nyamara Yesu azaza, ati reka dati niko byahoze, ati ndabimenyereye. Imyaka ibaye 2021 bavuga ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, ngo kandi ngaje ari umucunguzi, ngo ni igihe gitakagaruka. Mu by'ukuri imyaka ibaye hafi 2000 bavuga ibyo bintu. Noneho bakubwira ati nyamuneka ihane, dore Yesu araje, ati oya niko byahoze ndabimenyereye, n'imyaka ibaye myinshi 2000 nzaba nihana, nzihana ejo, nzakizwa ejo. Ibyo rero nibyo byabaye kuri aba bagabo mu gihe cya Nowa, ubwo yababwiraga ati nyamuneka nimuze tujye mu nkuge, bakamubwira ati urimo uradushuka, amazi turi mu bihe by'izuba, nta mvura ihari, iyo nkuge ni iki kandi amazi ko nta nayahari. Rero bakomeza kwikorera ibyaha, bakomeza kujya muri gahunda zabo, birangira ijuru risa nk'iritobotse, imvura iraza, umwuzure uba mwinshi, amazi yica abantu muri ibyo bihe. Imana itugire neza cyane. Rero hari igihe biba ngombwa yuko dukomeza tuvuga icyo Imana ishaka ko tuvuga, nubwo abantu batakumva, nubwo bangahe bakumva bakemera ibyo umwami Imana basaba. Icyo tuzi nuko Yesu azaza, kandi azaza gutwara abe. Imana yacu ishimwe cyane, kandi abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi turashima Imana ko yaduhaye ubwo bubasha, turashima Imana ko yatumenye tutaraba insoro mu nda za ba mama, turashima Imana yuko yaduhaye isezerano ryuko tuzabona ubwami bw'Imana, kuko Yesu ajya kugenda aravuze ngo simbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wanjye. Si nicyo cyonyine yadusezeranije yuko agiye kudutegurira aho tuzaba, aho niho Yesu nawe ari. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rero ko yaduhaye iryo sezerano yuko abazakora neza byanga bikunda hari ibihembo bateganyirijwe. Imana ishimwe cyane. Turashima Imana rero. Uyu munsi mfite ishimwe rivuga ngo kuko umwami Yesu adukunda turi amahoro, kuko umwami Yesu yatwemereye isezerano ryuko tuzamubona. Turashima Imana. Reka rero tubiharanire, nitujya twumva ijambo ry'Imana, nujya ufata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ujye ubiha agaciro cyane, ujye wumva muri wowe hari ahantu ugomba kubigira, kuko uba ugize amahirwe menshi cyane utakagombye no kuzongera kubona mu buzima bwawe, kubera ko hari abantu babyutse babishaka kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, birangira bitagikunze. Hari abacu tuba dufite baba bamaze kugera hacecekerwa, hari n'abandi babahuye n'ibigeragezo bitandukanye bitabemerera kumva cyangwa se kubona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Imana itugire neza cyane. Ese wowe ujya utekereza ko akanya ubonye ari umugisha imbere y'Imana? Ujya utekereza yuko kumva ijambo ry'Imana gusa bikurutira kumva amakuru yo kuri televiziyo, bikurutira
runaka, kumva gusoma za magaze, gusoma ibinyamakuru runaka, gusoma ibintu bitandukanye, donc kumva ijambo ry'Imana naho yaba ari umunota umwe, kuko birambwira ngo ijambo ry'Imana ntabwo rizamanukira ubusa. Ijambo ry'Imana nishobora kumanuka ngo ribure gukora icyo ryagambiriye gukora. Rero nujye ugize umwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ujye ubiha agaciro, ujye wumva unezejwe nabyo, ujye wumva ushimye Imana, kubera ko hari ababyifuza ntibabibone. Imana itugire neza cyane. Rero nicyo cyatumaga Nowa ahora abwira abantu ati nyamuneka mwihane bikanga, igihe kiragera inkuge, ati nyamuneka muze mu nkuge bikanga. Nuko abantu babifashe nk'ahari ibintu bisanzwe, nuko abantu babifashe nk'ahari ibintu byoroshye. Ariko reka mbabwire, ijuru ryabaye nk'iritoboka, amazi ahitana abantu batigeze bemera kujya muri ya nkuge. Imana itugire neza cyane. N'uyu munsi rero ushobora kuba ari ryo jwi ryawe rya nyuma, ushobora kuba wumva iyi message ndiho nkubwira, ikubwira ngo wibifata nk'ari akamenyero, wifata nk'ahari ibintu bisanzwe, ukumva yuko ubuzima bwawe mbese ari ibyo narumvise, nabwirijwe, narakijijwe kuva gihe kera, ngewe ndakijijwe, ngewe nzi Bibiliya, ngewe nzi ijambo ry'Imana, ngewe nganira n'Imana, ndi umuhanuzi, numva icyo Imana ivugana nanjye. Ukumva yuko udakeneye kumva message y'uwo munsi. Oya, ngo ngewe na biriya bari kutubwira ndabizi cyane, ndabizi. Ugatwarwa n'ibyo bintu, ngira ngo twabikomojeho cyane mu minsi yashize, ugatwarwa n'ibyo bintu by'ubwibone, ukumva yuko mbese ubizi, cyangwa se bati oya ngewe n'ibi bintu bari kuvuga ntago bindeba, nta nubwo ari ibyanjye, reka nanigendere, cyangwa se ntabwo mbasha kumva, ntabwo numva iyi message, yewe n'uri kuyitambutsa n'uri kuyivuga nta kintu numva bimfashije, reka nigende. Ariko ndagira nkubwire inshuti yanjye, uba wibeshya kandi uba uyoba inzira, kubera yuko nta jambo rimanuka ridafite icyo rije gukora ku buzima bwawe. Imana itugire neza cyane. Ujye ubiha agaciro rero, ujye wumva yuko umwanya ufashe wumva ijambo ry'Imana ni umwanya w'umugisha kuri wowe, ni umwanya w'icyubahiro, ni umwanya w'agaciro. Hari abantu tujya tumva aho kugira ngo babiha agaciro, bafata umwanya wabo bumva ijambo ry'Imana neza, babyumva baguruka. Niyo umuntu asomye Bibiliya ayisoma nk'ari ikinyamakuru ariho arasoma, ntashake kumva icyo umwuka w'Imana amubwira muri iryo jambo ari gusoma. Mbese nimba bashyizeho gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana, ukumva yuko ugomba kubikora by'umuhango, cyangwa se umuvugabutumwa yabwiriza ngo mujye musoma ijambo ry'Imana, ukavuga nanjye buri yanjye nzajya ndisoma, ukarisoma nk'ikinyamakuru, ntibigire n'icyo bikumarira. Ibyo rero ni nayo mpamvu tugira challenge yuko twumva ijambo ry'Imana buri munsi, tukarisoma buri munsi, ariko ntiduhinduke. Nuko tuba tutarihaye agaciro muri twebwe, nuko tuba tutumvise icyo rishatse kutubwira. Iyaba dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva umunsi ku wundi, ryatugirira umumaro. Twumva buri munsi bene data, buri munsi urumva ijambo ry'Imana, buri munsi urabyuka ukumva kuri radio baravuga ijambo ry'Imana, kuri televiziyo reka nkubwire, ku ma YouTube reka nkubwire baravuga ijambo ry'Imana, ahantu hose platform zabaye nyinshi zivuga ijambo ry'Imana. Nawe ubwawe ugafata Bibiliya yawe ugasoma ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo uzahindure imigendere yawe bikaba ikibazo. Nta yindi mpamvu rero, nuko uba utabishyize muri systeme y'icyo bita mindset yawe, cyangwa se mu myumvire ne mu mitekerereze, uvuga ati ibi bintu ngiye kumva, ibi bintu ngiye gusoma, ndifuza yuko bingirira umumaro. Imana ishimwe cyane. Ntushake kurebera muri kubivuga, ntushake kurebera aho uri kubirebera, ntushake gutangira gukora critique zawe zitandukanye, ahubwo uvuga ngo kuko ari ijambo ry'Imana ngiye kumva, ngomba kuriha agaciro. Imana itugire neza cyane. Rero uyu munsi ndagira ngo nkwibutse neza yuko ibyo urimo, umurimo urimo, akazi uriho urakora, waba uri mu kazi, waba uriho ugenda mu muhanda, waba wicaye mu rugo iwawe, ujye ufata umwanya uvuge ngo ijambo ndi kumva ni iry'umumaro, ni iry'agaciro. Ushobora kuba uryumva uyu munsi ndi kuribwiriza, ushobora kuba wararyumvise, ushobora kuba uri buryumve no mu kanya kari buze, ushobora kuba hari ijambo runaka, hari n'abantu ujya kubona umuntu akwandikiye message irimo ijambo ry'Imana, ukahita ubitesha agaciro ati ibi ntago bindeba, sinkene no kubisoma. Ibintu by'amagurupe narabihaze, abantu benshi mu magurupe ya WhatsApp ntibajya basoma message zirimo. Hari umuntu ubyuka afite umutima yumva yahaswe n'umwami Imana kukugezaho ijambo ry'Imana, akaryandika akarishyira mu magurupe, warangiza wowe ntacyo rikumariye, ukumva ntacyo bivuze, ugahita ubirengaho ugakirikaho gusa kugira ngo bibe
icyo bita readed cyangwa se byasomwe ukikomereza ubuzima ntushaka no kumenya ibyabyo. Ariko Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba iryo jambo riri gutaruka ari ryo riri bugukiza uwo munsi. Ushobora kuba iryo jambo udashaka gusoma cyangwa se udashaka kumva cyangwa se iyo link udashaka kumva cyangwa se Bibiliya udashaka gusoma uwo munsi ari ryo rigufitiye igisubizo cy'ubuzima bwawe bw'iteka ryose. Imana itugire neza cyane. Kuko nimba umuntu yafashe umwanya akandika iyo message akayiguhereza yisome, wasanga harimo iki Imana ishaka gukorana nawe, kubera yuko ngo ukuri niko kuzatubatura kandi ijambo ry'Imana ni ry'ukuri, ni naryo rizagukiza. Wasanga bigufitiye umumaro. Imana itugire neza cyane. Hari abantu batekereza yuko ari uguta igihe, hari abantu batekereza yuko ibyo bari busome magurupe ari uguta igihe, hari abantu batekereza yuko kujya ku YouTube kumva ijambo ry'Imana ari guta igihe, kandi nyamara agafata umwanya we akajya ku YouTube akareba amakonseri y'abahanzi runaka, akareba ibitaramo by'ababyinnyi, akareba amapornography, akareba ibintu byinshi bitandukanye. Uwo mwanya akawubona rwose, ariko kugira ngo afungure ikiganiro cyanditseho wenda ubutumwa bwiza biba bigoye. Cyangwa se ugafata umwanya wawe rwose ugashyiramo filime, baba batingiye kureba DJ runaka asobanura filime, hari abantu, hari filime ndende ntekereza ko wenda hari n'izindi ndende simbizi, ariko hari filime ya Jumongo ni filime yakinnye, ni umukoreya yakinnye iyo filime, ifite ndatekereza ko ari ama episode arenga 80 noneho ukayifata ukayireba nk'icyumweru cyose cyangwa ibyumweru bibiri, ariko ushishikajwe nabyo, ariko kugira ngo uzafate umwanya wo kumva ijambo ry'Imana bikaba ikibazo. Mbese agaseri ntigashobora kugucika, ariko ijambo ry'Imana ryo byabaye ingume. Ndagira ngo utangarize ko ibyo wanga gukora ari byiza, ni wanga kubikora umusaza azabikora. Ibyo wanga kumva ari byiza, ni wanga kubyumva hari abandi bazabyumva kandi bagakira. Hari abantu bawushije amasezerano yabo, hari abantu banze kumva no gutekereza, kandi Imana yari imanuye igisubizo, basanga bibereye muri ibyo by'uduseri, bibereye muri ibyo bitandukanye, bibereye mu kumva amaradiyo. Reka nkubwire, indirimbo y'umuhanzi wese yasohotse abayizi, arakuririmbira rwose, avuga ati hari umuhanzi witwa runaka yasohoye indirimbo, hari undi witwa runaka wo muri Tanzania yasohoye indirimbo, hari undi witwa runaka hirya no hino, akakubwira abahanzi n'indirimbo zabo. Ariko bamubaza ngo mbwira umuhanzi wa gospel yasohoye indirimbo, avuga ati ngiye ibyo sinjya mbyumva, ngiye ibyo ntacyo bimariye, kandi yitwa ko ari umukristo, yitwa ko asenga. Imana itugire neza cyane. Cyangwa se wamubwira ati mbwira ijambo riri kugufasha, akakubwira ati cyonse nuko ndi gufashwa. Ese mwiza iki mu rusengero? Ati ndimo ndafashwa. Ese mwabababwiye iki? Ati ndi gufashwa yewe. Ati uyu munsi twagize ibihe byiza, uyu munsi twagize amateraniro meza. Ese wafashijwe n'iki? Ati nafashijwe, bimenye nafashijwe. Imana itugire neza cyane. Kubera iki? Yaje mu mutima wiwe adafite gahunda. Umuvugabutumwa akajya kuri podium akabwiriza rwose bigakomera, akigisha ubutumwa bwiza, akabwiriza, umukristo yicaye mu rusengero, rwose tuzi neza ko wenda tuvuge nimba ndi pastor ndiho ndabwiriza, nkabanzinga abakristo bariho baranyumva, reka wenda hicayemo abantu rwose ubona ko bakurikiye, ukajya kubona nk'umuntu umwe akubise igitwenge arasetse rwose, ukabona arafashijwe. Kumbe njyewe nimba ndiho mbwiriza ndavuga na wowe ijambo ry'Imana rigeze mu mitima ya benshi, nuriya yafashijwe rwose, arishimye arasetse. Kumbe hari nk'ikintu bamwohereje kuri WhatsApp, yibereye muri telefone, bamwohereje nk'akamesaje gasekeje, araturitse arasetse. Njyewe ndi kubwiriza nkaba nzi ko mbese umuntu yafashijwe. Imana itugire neza cyane. Kumbe ibitekerezo byibereye muri WhatsApp, ibitekerezo byibereye ahantu runaka, byibereye mu bindi bitekerezo. Imana itugire neza cyane. Ese ujye utekereza yuko kumva ijambo ry'Imana ari umugisha ku buzima bwawe? Ujye utekereza ko gufata umwanya wawe ugasangira ijambo ry'Imana n'abandi ari umugisha ku buzima bwawe? Muri Maraki handitse ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banjye niba bari kumwe baganira, bicaye bahuje umutima baganira, igitabo cy'urwibutso kizabumburwa cyandikirwa imbere y'Imana. Ese ujye utekereza ko gufata umwanya ukumva ijambo ry'Imana ari byiza? Hari abantu badatekereza yuko tuvuge nimba wicaye na bagenzi bawe ikiganiro rwose
ni za nkuru, waba waruzi runaka, waba waruzi uriya muntu ukuntu ameze, uzi aho avuka, uzi uko ateye, uzi uko agenda, uzi uko imibereho ye. Ikiganiro kikaba ikiganiro cy'ubuzima bw'abantu. Kandi nigeze mbabwira ngo abantu baganira ku bandi baba bafite ikibazo cy'ubugwingiri mu mitekerereze. Burya imitekerereze yabo iba iciye bugufi, iba ari hafi ya ntayo, kubera ko umuntu w'umunyabwenge bwinshi ntabwo ashobora gufata igihe aganira ku muntu, ahubwo baganira ku byabateza imbere, baganira ku mishinga iri imbere ishobora kubagirira inyungu, ariko ntabwo bafata igihe cyo gusebya bagenzi babo, ntabwo bafata igihe nkaho bavuze kubyurutsa imitima, bavuge ku bijyanye n'ubwami bw'Imana, ahubwo bibera muri ibyo. Ese wamenye cya kindi? Ese uribuka bwa bukwe twatashye? Ese uribuka uzi ko runaka yaruye ibiryo byinshi? Ese uzi ko uriya muntu yari yambaye imyenda mibi? Yewe ni na kibi, reba ukuntu agenda, reba ukuntu ahagaze. Mbese ibitekerezo by'aba bantu bafite intekerezo ziciriritse bakaba ari ibyo baganira. Ariko gufata umwanya ngo baganire ati se waba waruzi neza ko muri Mariko handitse ibi bintu? Waba waruzi neza ko Paulo yabwiye Abefeso yuko twambara intwaro zose z'Imana? Ese ubu ngubu muri gihe turagenda twambaye intwaro zose z'Imana? Mbese gufata umwanya kugira ngo abantu baganire ku ijambo ry'Imana, cyangwa se bungurana ibitekerezo ku byo baba bize, ahubwo bigira mu bindi. Tuzi neza benshi bacatinga aho kugira ngo bacatinge. Urugero, nimba muri mu materaniro cyangwa se muri groupe mwasenganye hamwe, mu kanya nimujya kuvugana, ntushobora no kuvuga ati ariko se buri ijambo runaka twize wewe waryumvise neza. Ushobora kubanza kuri insobanuro nkaryumva tukabona kujya mu bindi, ariko ugasanga byabaye ikibazo. Ni nayo mpamvu rero ku bwa Nowa abantu banze kumva, barinangira kugeza aho ijuru ryatobotse, umwuzure urabamira. Imana yacu tugire neza cyane. Ibi turiho turavuga kuri uyu munsi wa 10, ndagira nkubwire ngo dufite intego ivuga ngo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Ni ibintu Imana yanga urunuka, ariko mbere yuko tubivugaho nagira nkwibutse yuko ijambo ry'Imana riravuga umunsi ku wundi. Yewe twafashe igihe muri iyi minsi 40 turavuga ijambo ry'Imana, n'indi minsi n'ikindi gihe kuva wakizwa wagiye wumva ijambo ry'Imana. Ariko ikibazo kirabaza ngo mbese ibyo wumva bikugira umumaro? Mbese ibyo tuvuga hari icyo bikumarira? Mbese ibyo wumva kuri radio hari icyo bikumarira? Mbese nimba bigira icyo bikumarira wumva uhinduka umunsi ku wundi? Ibyo bintu ugomba kubitekereza. Imana itugirire neza cyane bene data. Ndagira ngo rero nkwibutse neza yuko kumva ijambo kwawe cyangwa se kurishyira mu bikorwa, kuko birambwira muri Yohana ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi ijambo yari Imana. Uwo ni ijambo. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo twumva rivuye ku mutima w'Imana buryo uriho uganira n'Imana. Mu gitabo cy'ubuzima bufite intego Riken yaranditse ngo nimba ushaka kugira ngo Imana ugirane connection nayo, uzahuzwa n'ibintu bibiri. Uzahuzwa nuko wowe uyisaba, uzasenga uyisaba, noneho yo nijya kugusubiza izagusubiza binyuze mu ijambo. Iyo niyo connection between wewe n'Imana. Ni ukuvuga rero wowe urasenga, hanyuma igisubizo cyawe ukagisoma mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ukacyumva mu ijambo ry'Imana. Hari abantu bagitegereje ngo Imana izabasubiza, kandi bananiwe no kumva ijambo ry'Imana, bananiwe no gusoma ijambo ry'Imana. Bakumva neza yuko hari abantu bavuga ati ngewe umutima wanjye urahagaze, ngewe umutima wanjye urihebye, nkeneye ko Imana insubiza. Iragusubiza ute? Kandi Bibiliya ikubwira muri Yesaya ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza. Iryo jambo nurisoma uzumva ibyiringiro biraje. Imana ikoresha umwuka wayo rize rifite imbaraga, noneho rihita rihindura ya mitekerereze yawe wari wihebeyemo, uhita uvuga ati wow, mbaye mushya. Bene data, nimba ushaka kugira ngo ubone ibisubizo byawe, Imana izagutabarira mu kumva ijambo ryayo, izagutabarira mu nzu y'Imana. Abantu bakeneye ibisubizo, ariko kubabona mu nzu y'Imana, kubabona bumva ijambo ry'Imana, kubabona fata umwanya wabo bagasenga, byabaye ingume. Kandi reka nkubwize ukuri, ntutekereze ko ibisubizo bizaza mwikamyo ngo bikwitura imbere, ntago bizashoboka. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi rero turi ku munsi wa 10 w'amasengesho yacu y'iminsi 40. Turi mu cyumweru twahariye kuvuga ku bintu 7 Imana yanga urunuka. Ku munsi wa mbere twabonye ikintu bita cya mbere cyo bita ubwibone, cyangwa se umutima wuzuye ubwibone, cyangwa ijisho ryuzuye ubwibone. Ibyo twabivuzeho bihagije. Tugaruka ku munsi wa 2 tuvuga ku kintu kijyanye n'ururimi rubeshya. Uyu munsi rero turavuga ku cyo bita amaboko
bizavusha amaraso y'utariho urubanza. Mu by'ukuri iki kigaragara, icyo mu kinyarwanda cyiza ni ubwicanyi, kwica cyangwa se kwica umuntu utariho urubanza, amaraso atariho urubanza. Hari abantu benshi batekereza ko ikintu cy'ubwicanyi ari ikintu gisanzwe, ari ikintu umuntu ashobora kubyuka afite umujinya akakwica. Hari abantu umuntu aza gukanya ngo ngiye nanakwica. Hari abantu bakunda guhubuka mu kuvuga, ukumva ngo ngiye nakwica, ngo ngiye ntunyinishe, ngo ngiye ntunyinishe. Umugore agahagarara hariya ngo ngiye nagukubita nkanakwica urebye nabi. Umugabo agahagarara ati ngiye nanakwica. Donc akanwa kawe gahora katura ibintu byitwa kwica. Iyo mivumo kenshi yatangiye mu bihe bya kera. Ndagira nkubwire ngo umuntu azakora neza, umugirira ishyari ati ngiye buriya mwishe byanshimisha, wenda nanyaga ibyara. Abantu bakora imirimo yo kunyaga cyangwa se kwica banyaze iby'abandi, bakica abantu bakanyaga abandi. Turabizi neza abajura baricana, abantu bafite ishyari, kuko ishyari naryo burya ni icyaha gikomeye cyane gituma hashobora no kuvamo ubwicanyi. Hari abaroga, hari abakoresha intwaro, hari abakoresha ibyuma, hari abakoresha systeme zitandukanye bakicana. Ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, ubwicanyi ni ikintu Imana yanga urunuka, ndetse noneho kwica amaraso y'utariho urubanza. Imana itugire neza cyane. Dufite ingero nyinshi z'ibintu byabayeho by'ubwicanyi mu bihugu bitandukanye. Hagiye habaye intambara zitandukanye, amajenoside atandukanye, ibyo byose ngira ngo murabizi. Ariko ndagira nkubwire ngo ingaruka z'urupfu, ingaruka z'ubwicanyi nizo mbi cyane, kubera ko amaraso ya wa muntu wishe ahora ataka umunsi ku wundi. Iyo dusomye mu bice by'itangiriro igice cya 4, icyo gice cya 4 batubwira ku bintu bijyanye na Kayini na Abeli, uburyo ki Imana yamanutse ikabaza Kayini ikamubwira ngo murumuna wawe ari hehe. Kayini akavuga ati ntago ndi umurinzi wiwe, kubera ko yari yamaze kumwica. Ariko byari bitewe n'ishyari. Ishyari burya naryo ni ribi. Bene data, reka mvuge ku ishyari. Ishyari riraza umuntu adasinziriye. Ishyari rituma umuntu yiheba neza, yari umusore agahita asaza mu maso. Ishyari rishobora kuguturengeza neza, ukavuga ati ngiye kucyura muntu ari gukora ibintu bikagenda, ngiye kucyura muntu ari gucuruza bikemera, ngiye kuri umupasiteri afite urusengero runini, mbese ngiye uriya ko yambaye neza, wese uriya abyara, ngewe ntabya. Ishyari rikakubyimbana neza, umutima ukenda guturika. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iryo shyari ritwita urupfu. Imana itugire neza cyane. Ishyari, urupfu, ushobora gufata gahunda yo kujya kwica uwo muntu ugiriye ishyari, cyangwa se kumugirira nabi, cyangwa se ishyari naryo rikagutunengeza ukajya no kwiyahura kubera imbaraga z'ishyari, kuko Satani akorera mu ishyari cyane. Satani aho hantu arahatuye. Mujye mwirinda ishyari. Ntukabone mu mategeko 10 Imana yaduhaye muri Kuva 20 yaravuze ngo ntukifuze umugore wa mugenzi wawe. Burya aho kubiyemo ikintu kivanga ishyari, kuko ushobora kuvuga uriya mugore ni mwiza we, kuki kiriya kigabo cyagize uriya mugore, ariko nukubera iki, kuki ishyari rikagutunengeza ugatangira ukifuza n'ibitari ibyawe. Imana irabibuza cyane, kubera ko yanga ibintu bijyanye n'ishyari, kuko rifitemo ikibyisha inyuma. Abadayimoni barikoreramo rikabyara ibyaha byinshi cyane. Bishobora kubyara ubwicanyi, bishobora kubyara kwiyahura, bishobora kubyara amahane, bishobora kubyara intonganya, mbese habitsemo ibintu byinshi cyane. Ntuzagire ibyago rero ngo ubane n'umuntu ugira ishyari. Umuntu ugira ishyari azagutera stress, umuntu ugira ishyari azakubera indyarya, kubera ko ntibatana n'icyaha cy'uburyarya abantu bagira ishyari. Mbese ishyari Imana iriturinde mu izina rya Yesu. Umuntu rero ugira ishyari uzamubona ahora afite umutima uhagaze, ahora afite impagarara, ahora avuga ngo ngiye ntago mbigeraho. Ayiwe ngo mbese ntago bagira ishyari ryiza. Nta reka bagira ishyari ribi. Wareba mugenzi wawe muturanye, wenda tuvuge aratera imbere umunsi ku wundi, ukavuga ati ariko Mana yanjye kiriya kintu gitera imbere, atari ko nge nakora iki kugira ngo ntere imbere. Ishyari rikakutunengeza, ubuzima bugahora ari ubwo, ugahora ufite impagarara. Kandi abo ngabo ntibatana n'akavuyo ko mu mutima, bahora bafite akavuyo ko mu mutima, bafite ibintu byinshi bibabyiganiramo bikabatera stress. Ni handi uzumvaga umuntu yarwaye stroke, ni handi uzumvaga umuntu yikubise hasi arapfa kubera ko yagize ishyari ryinshi. Ishyari rero
n'umudayimoni mubi. Nimba usanzwe ugira ishyari wowe nkurikiranye, ubwira Imana ati Mana mbabarira ishyari, kuko ishyari ntago ari ryiza. Uyu munsi ndagira ngo ndikubwire, Kayini yagize ishyari ry'uko Abeli igitambo cye cyemewe imbere y'Imana, biba ngombwa yuko yica Abeli. Imana itugire neza cyane. Ishyari rero ritera kwica. Noneho ikibazo, ushobora kubikora wumva yuko ari byiza, ariko ingaruka zikaba nyinshi. Nimba ugira ngo ndakubeshya, uzabibaze Kayini yagize icyaha cyo kwica Abeli. Imana irazimukubita umuvumo, cyangwa se iramuhana, iramubwira ngo uzaba inzererezi, uzaba igicamuke. Reka nkubwire, uzabicunge abantu babicanye ntago batuza, ntago baguma hamwe, bahora bazerera. Kubera icyambere, ayo maraso atariho urubanza abazerereza hirya no hino. Ntibashobora gukandagira mu gihugu bakandagiye, mu gihugu wenda bakoreyemo icyo cyaha. Ntibashobora gukandagira mu rugo bakoreyemo icyo cyaha. Ntibashobora gukandagira mu mudugudu, ahubwo bahora bazerera, baba icyo bita refugee international, bahora mu buhungiro. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye Kayini, iramubwira ngo uzaba igicamuke ndetse n'inzererezi. Imana itugire neza cyane. Uwo mwuka wa Kayini rero wakomeje no kugenda utura mu bantu benshi muri iki gihe, bitewe n'amashyari. Ugasanga umuntu akujijije uko avutse bitewe n'ishyari, umuntu akakuziza ibyo utunze bitewe n'ishyari. Abantu reka nkubwire, hari n'abadashobora kukwica mu buryo buri fizike, bakakwica no mu buryo bw'imitongero. Uziko abantu bajya kuraguza kugira ngo bagutongere ibintu bikokame. Hari abantu benshi bagenda mu bapfumu bakavuga ngo turashaka kuriya muntu nubwo atanapfa ahinduka umusazi, kiriya kintu ni ikigome, ndashaka imitungo ye. Mbese ibibazo bikaba byabaye byinshi mu mutima, bibyiganiramo mu mitima y'abantu. Ariko Imana itugire neza cyane. Abantu rero uzasanga barabaye ibicamuke. Uzasanga igicamuke ni nk'ikintu mbese cy'igiharamagara, ibintu biba byarahaza amagara. Umuntu ugasanga agenda yivugisha mu muhanda, agenda utazi ibyarimo, kubera ko stress zamubanye nyinshi, kubera imbaraga z'ishyari zo gushaka kugerera nabi abandi. Imana itugire neza cyane. Ibyo bintu rero Imana irabyanga cyane. Nimba ujya ugira ishyari, nimba ujya wumva kuko hari abantu bajya banavuga ibintu bakatura ibintu batanabizi, ngo kandi ngiye ntanakwica sha, ubwo wenda akagira ngo ari ibintu bisanzwe, kandi mu by'ukuri mu mutima wiwe adafite na gahunda yo kwica, ari kubyatura. Reka nkubwire, uba wishyiraho umuvumo mubi cyane. Nimba ujya uvuga ati ngewe ntandagukubita nkakwica, ngewe nagira gute, cyangwa se ati sha ngiye turwanye, burya wari uzi ko ntanakwica, cyangwa se mbese iryo jambo kwica, umuntu unyumva uneza amatwi wese, ndagira ngo urisibe mu bwonko bwawe, kuko ni ikintu Imana yanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Umugabo bita Rubeni ni umwe mu bantu bavukanaga na Yosefu. Noneho yigeze yabwira abavandimwe, barababwira ati narababwiye kuriya mwana mumureka, murabyanga, none dore amaraso yiwe akomeje kutuzengereza muri ubu buryo. Wibuke neza yuko bari bafashe Yosefu bamugurisha, nako bagaragaje ko bamwishe, kuko bo ntibari bazi ko akiriho. Ariko Yosefu ageze mu Misiri ahinduka umuntu ukomeye cyane. Noneho inzara imaze gutera mu bihugu by'i Kanani, biba ngombwa ko bajya guhaha mu Misiri. Bagezeyo rero bari abana 12 bundi nibo bavukanaga. Noneho bagenda ari 10, noneho basiga murumuna we inyuma wa 11. Ariko Yosefu arababwira ngo nimutazana uriya murumuna wanyu mbarahiye izina rya Farawo yuko nta muntu n'umwe uzava hano, muzaba imbohe. Nuko biba ngombwa noneho Rubeni wababwiye ati nyamara ibi bintu twakoze nibyo biri kutugaruka. Buri hari ingaruka z'abantu bicana bene data. Ntuzatekereze ko kwicana bidahari. Nimba Kayini yarabaye igicamuke akaba inzererezi, ndagira ngo nkubwire ngo n'aba ba Rubeni bari bagerageje, n'aba bavandimwe ba Yosefu bari bagerageje kwica umuntu kubera ishyari. Ishyari ryatumye bica ngo Karosi, ngo Burase Kararoti, biki ngo ishyari rituma bagerageza kwica cyangwa se kugurisha Yosefu kubera ishyari. Rero mwene data, ndagira ngo nkubwire wowe uneza amatwi, rekana n'ikintu cyitwa inzira zose zatuma wifuriza mugenzi wawe ikibi. Hari abantu bavuga ati yewe yaba cyagwaga ishyanga, yaba cyapfaga, yaba umuntu akaguhemukira ariko ukamwifuriza gupfa. Reka nkubwire, Imana iradusaba yuko tubabarira.
tubabarira abaducumuyeho, tubabarira abatukoreye nabi, wimwifuriza ikibi, wimwifuriza yuko uzikoreka nkubwire. Hari n'abatware cyangwa se abafasha bifuriza yuko abo bashakanye bapfa kugira ngo basigarane imitungo yabo. Ukuvuga ati iyaba runaka yapfaga, iyaba uyu mugabo wanjye yapfaga, iyaba uyu mugore wanjye yapfaga, nukuri wenda iyi mitungo nayisigarana. Cyangwa se akaba afite icyo bita backup, afite umuntu ku ruhande umuha care zirenze wenda izuwo bashakanye amuha. None akavuga ati rero kubera ko twaje imbere y'Imana tugasezerana ngo tuzabana karamata, nge numva runaka yapfa nibura ngewe nkibanira n'uriya ntunze. Imana itugire neza cyane. Urwo rurimi rwicana rero Imana narwo irarwanga, kuko nukuvusha amaraso y'umuntu utariho urubanza. Imana itugire neza cyane. Ntukifurize mugenzi wawe urupfu, ntukifurize runaka ngo biriya bintu ngo yanahombaga, yaba yanahuraga n'uburwayi wenda bwanamwica n'uburyo yangiriye gutya. Oya, reka nkubwire ngo uriho urishyiraho umuvumo imbere y'Imana, kandi umuvumo wishyiraho uzagukurikirana n'abana bawe n'imyaka yawe yose yo kubaho n'abuzukuru, kuko biravuga ngo mporera abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuru n'ibihe ibihumbi n'ubuvivi. Reka nkubwire nshuti yanjye, ntushake kurema ikintu kibi, uzabicunge abantu. Reka dufate urugero ku bantu bakoze wenda tuvuge nka jenoside wenda mu bihugu bitandukanye, yaba jenoside y'abajuive, yaba jenoside yo mu Rwanda cyangwa n'ahandi. Usanga n'abana babo badashobora gukandagira muri bya bihugu. Kubera iyihe mpamvu? Baba batinya ati nyamuneka data yakoze jenoside cyangwa se mama yakoze jenoside, nanjye ngiyeyo wenda bamfata cyangwa se bakamfunga. Ugasanga birakurikirana n'urubyaro, kandi abana icyo gihe nta ruhare bari baragize muri iyo jenoside, nta ruhare baba baragize muri ibyo bihe by'ubwicanyi. Ariko kubera ko bya byaha bikurikirana bigenda bifite shene, ari ikintu gihita gihinduka hereditaire. Ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo uzacu uwo mugozi, nukubwira Imana ngo mbabarira unkureho iki cyaha, kuko Imana iracanga ndetse ikacanga urunuka. Wowe uneze amatwi rero, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari ushobora kudafata imbunda ngo wice mugenzi wawe, ushobora kudafata umupanga ngo uteme mugenzi wawe, ushobora rwose, ariko ururimi narwo rurica. Ukaba wakifuriza umuntu gupfa, ukaba wavuga ati ndakwica, ururimi rukaba rwakica. Bene data, uba wishyiraho imivumo ikomeye cyane. Imana itugire neza cyane. Rero wishaka kwica, iryo jambo kwica ubundi binakunze warisiba muri dictionary y'ubuzima bwawe, kuko naryo Imana iraryanga. Nkuko yanga icyaha cy'ubwibone, nkuko yanga ururimi rubeshya, ni ikintu bita kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Imana iracanga ndetse ikacanga urunuka. Imana itugire neza cyane. Ese ujye utekereza ko ubuzima bwawe urimo, ujye utekereza ko ibyo ukora, ibyo utekereza ko uko ugenda Imana ibikureba umunsi ku wundi. Erega irakuzi inshuti yanjye, erega irakureba ku manywa na nijoro, erega irakureba uryamye, erega irakureba mu ntekerezo zawe. Ibyo utekereza byose Imana irabireba, ibyo uvuga byose Imana irabireba. Kontrola ururimi rwawe inshuti yanjye, kontrola imitekerereze yawe inshuti yanjye. Wiyishyiramo ibintu bidafite umumaro, wiyishyiramo ishyari ry'urwango, abantu buzuye inzangano, abantu buzuye amatiku n'amakimbirane. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe uneze amatwi ngo nicyo gihe cyo kongera kwemererwamo, kandi nicyo gihe cyo kongera gukirizwamo. Imana iracyateza amaboko kugira ngo ikubabarire, Imana iracyateza amaboko kugira ngo yeze umutima wawe. Wenda birashoboka ko wabaye umwicanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uyu munsi Imana irakubwira ngo babarirwa. Dawidi yigeze yica Uriya amuziza umugore we muka Uriya. Reka nkubwire inshuti yanjye, ariko yagiriweho n'urubanza rukomeye cyane. Wibuke ibihano Imana yamuhaye. Mwene data, wowe uneze amatwi, wivusha amaraso y'utariho urubanza kubw'inyungu zawe runaka. Wishaka kugira ngo ukore ikibi, kuko Imana izakiguhora iminsi yo kubaho kwawe ndetse n'abazagukomokaho. Imana itugirire neza cyane. Ushobora kuba wica kubera ururimi, ushobora kuba wica mu ntekerezo, ushobora kuba wica mu buryo buri fizike, mu buryo bw'ibikorwa, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iki nicyo gihe cyawe cyo kongera kwemererwamo, nicyo gihe cyo kongera kwisuzuma umutima wawe, ukavuga ngo mbese ni bangahe nifurije gupfa, mbese ni bangahe njya naturiraho urupfu. Mbese uzi ko abarokore b'iki gihe badatinya kukubwira ngo njyewe ungiriye nabi najya ku musozi gusenga nkagusengera ugapfa. Come on, reka nkubwire inshuti yanjye, ariko se umusengera ngapfe waramuremye? Ko nuwaguha urushisho utarurema? Ngo njyewe ngo nagusengera ngo ugahura n'ibibazo.
wowe se umusengera ngo ahure n'ibibazo ni we wamushyizeho. Erega agati kateretswe n'Imana ntabwo gahungabana. Imana itugire neza cyane. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mufate umwanya mutekereze, mwibaze, ese intekerezo zacu, ese ururimi rwacu rubasha gukora iby'Imana ishaka, cyangwa se turiho turica amaraso, turiho turavusha amaraso y'utariho urubanza. Imana itugirire neza cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo nkwibutse kuri ayo magambo, nkubwira ngo nicyo gihe cyawe cyo kwisuzuma. Nimba Imana yanga iki cyaha, uyu munsi ugitekereze muri angere zitandukanye. Ese koko ndica mu buryo bugaragara? Ese koko nica mu buryo bwo gutekereza? Ese koko nica mu buryo bw'amagambo mvuga? Erega hari abantu babeshyera bagenzi babo, abantu benshi hari n'abavuma bagenzi babo ngo kizapfe kuriya. Mbese ibintu byabaye birebire, umwana wenda umwana agakosa ngo wacana ngo uzapfa nabi. Ibaze ukabwira umwana gutyo ngo uzapfa nabi, buryo ubumuvumye umuvumo mubi cyane kandi ubamwishe, kuko uwo mwana n'umuziranenge ni amaraso atariho urubanza. Ngo wamwana ngo wacane ngo buryo ukosheje ngo kandi wowe uzapfa nabi. We niko nkubona ngo wowe uzapfa nabi. Imana itubabarire bene data. Hari ibintu bimwe na bimwe tugomba kwirinda mu mivugire yacu no mu mikorere yacu, kuko akanwa kararema, akanwa ni kabi. Ndagira ngo nkubwire ngo ujye ukarinda, ujye ukontorora ururimi rwawe. Iri foto runera range setifuwa nibura utekereze ururimi rwawe rukarage mu kanwa inshuro nyinshi, kuko bizatuma umenya ibyo ugiye gusohora ibyo ari byo. Imana itugiriye neza cyane. Umwana wawe ntabwo ari ikintu kizapfa uko nguko. Umugore wawe cyangwa se umugabo ntabwo ari ibintu bizapfa uko nguko. Umuturanyi ntabwo ari ikintu cyapfa uko kiboneye, kuko biravuga ngo nakuremye wowe utarabaho, nakumenye utarabaho, ngushyira mu nda ya mama wawe. Donc papasi y'Imana ikurema yari igufiteho mu mugambi, ni nayo ifite urufunguzo rw'umunsi uzavira mu isi. Umwana w'umuntu ashobora kukunyaga ubuzima, yes, ariko ndagira nkubwire ngo igihano kiri kuri we, kuko amaraso yawe. Hari abantu twagiye tubona mu bihe by'intambara, uyu munsi bamwe barasaze, bamwe bagenda bivugisha, abandi bapfuye imburagihe kubera bakoze icyaha cy'ubwicanyi. Amaraso y'utariho urubanza ahora arira umunsi ku wundi, ahora ataka, ahora ababaye. Uyu munsi abarozi benshi twarababonye barapfuye kubera ko bishe abandi batariho urubanza. Twabonye ibihano byinshi. Ni nayo mpamvu ngira ngaho kugira ngo uzabe igicamuke, uyu munsi nkubwiye nkuburira ngo ihane ibikubabaye, ibikubangamiye mu mutima wawe. Wishaka gushyiramo stress nyinshi zigutera urwango n'urusaku rwinshi, bigatuma ugirira abantu ishyari. Imana itugire neza cyane. Uyu ni umwanya wawe wo kwisuzuma, ni umwanya wanjye wo kwisuzuma, hanyuma tukareba ese ni iki Imana dushaka uyu munsi. Nimba ibi byaha Imana ibyanga urunuka, ese noneho dukora iki? Kandi twumva ijambo ry'Imana buri munsi, twumva ijambo ry'Imana mu gitondo, twumva ijambo ry'Imana nimugoroba, twumva ijambo ry'Imana ku manywa. Yewe rwose reka nkubwire, uri urafata umwanya wumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni wo wenda wa nyuma w'ubuzima bwawe. Twabonye abo twagiye tubana tuganira, uyu munsi tukaba turi kuganira, muri aka kanya gato tukabona ararangiye arumye. Nabonye benshi baguye imbere yanjye ndeba n'amaso yanjye, kandi twari turi kumwe. Mfite rero ibihamya birenze kimwe yuko nyuma y'isegonda tuvugana ubuzima bwawe bushobora kurangira. Ese wowe ujya utekereza ko burangiye amaso yawe azabasha kureba umwami Imana nka Yobu? Reka nkubwire inshuti yanjye, ni wowe uyu munsi wo gufata icyemezo. Umwongereza aravuze ngo don't say tomorrow, wivuga ngejo, kuko ejo ntabwo ari ahawe. Wishaka kuvuga ngo nzihana ejo, wishaka kuvuga ngo nzakizwa ejo, wishaka kuvuga ngo nzanza oya, kuko wowe umenya iminsi irangiye, ntabwo umenya iyo usigaje. Ni nayo mpamvu iri jwi uribwirwa. Bibiliya ivuga ngo hahirwa abumva kandi bakumvira. Imana yacu ishimwe cyane. Nimba ijambo ry'Imana uryumva umunsi ku wundi, nyamuneka gerageza rihindure imitekerereze yawe, rihindure imigendere yawe, rihindure n'imikorere yawe. Bizagufasha cyane. Imana itugire neza cyane. Twabonye abantu b'abanyeshuri bagirira bagenzi babo ishyari kuko batsinda mu ishuri bakabaroga. Twarabibonye. Twabonye abacuruzi bagirana amashyari bakajyana mu bapfumu. Twabonye abapasteri benshi bicana ku ruhimbi kubera amashyari. Nguriya mupasteri wenda ngo yuzuye umwuka wera, nguriya mupasteri ngo abantu baramukunda. Ishyari rigatuma habamo ubwicanyi, cyangwa se habamo ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo amaraso y'utariho urubanza ahora ataka, arira.
imbere y'Imana, kandi iyo mivumo wishyiraho niyo izakokama iminsi yo kubaho kwawe. Ngaho rero fata umwanya wisuzume mwene data, fata umwanya ibi tuba tubivuga kugira ngo twese twisuzume. Ntabwo mbikubwira nanjye ubwanjye ntabyibwira, nuko nifuza yuko tuzajya mu ijuru. Bene data, njya nkunda kubwira abantu ngo aho kugira ngo njyane abantu 1000 batazajya mu ijuru, najyana 2 bumva ijambo ry'Imana kandi bakarishyira mu bikorwa, hanyuma tukazajya mu ijuru. Ntabwo bwinshi Yonatani na Dawidi bigeze bavuga ijambo rikomeye, baravanga Imana yacu ntabwo ibasha gukirisha amaboko menshi ngo n'amake yayakirisha. Icyama Imana abantu bakumva neza ijambo ry'Imana, kuko ni Imana yaduhamagariye. Icyama wowe uneza amatwi ugashyira mu bikorwa icyo Imana ivuga. Buri munsi twiga ijambo ry'Imana, igihe cyose tuziga ijambo ry'Imana. Mu gihe Imana ikidutije iminsi yo kubaho, tuzavuga ku ijambo ry'Imana, nawe uzaryumva n'ahandi. Ariko se koko riraguhindura? Ese koko imitekerereze yawe igihinduka? Nimba si hinduka, kuki ukomeza kugendera muri izo ngeso turiho turavuga Imana yanga urunuka? Ese kuki ugikomeje kugendera mu bwibone? Ese kuki ugikomeje kugendera mu rurimi rubeshya? Ese kuki ukomeje kwifuriza abandi urupfu? Ese koko nimba ijambo ry'Imana turyumva rirahindura imitekerereze yawe? Ariko Imana itugire neza. Uyu munsi ni wowe nanjye wo kwisuzuma, tukavuga ngo Mana tubabarira ibicumuro byacu. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo nkwifurize ngo uyu munsi nufata icyemezo ukabwira Imana ngo Mana nahageze imbere yawe, ndaje ngukeneye, untabare. Nukuri Imana irakugirira neza, kuko Imana ntabwo yanga umunyabyaha, ahubwo yanga ibyaha. Ariko imitima yacu biravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na sheregi. Uyu munsi ni wowe kugira ngo ugubwe neza, ni wowe kugira ngo wihane ibyaha byawe, ubundi Imana ikubone nk'intungane. Dawidi yanditse ijambo rikomera avuga ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza, kandi hahirwa ababara ibyaha byabo bigatwikirwa. Imana itugire neza cyane. Bene data, urahirwa, uri umunyamahirwe nubabarirwa ibyaha byawe bigatwikirwa. Uri umunyamahirwe, yemwe abarushye n'abaremerewe, yewe abafite intimba zo mu mutima, yewe abashavuye, nimuze munsange ndabaruhura. Nimuze turebe ku Uwiteka, ngo n'udafite ifeza nawe nasogongere yumve ko Yesu agira neza. Nimuze tubwire Imana ngo Mana turisuzumye dusanga turabanyabyaha, turisuzumye dusanga twakoze ibibi, none tugirire neza, utugirire imbabazi, kuko nyuma y'imbabazi, haleluya, nyuma y'imbabazi nta rubanza. Nshuti yanjye, uzatinyuka usabe, uzatinyuka ubwire Imana ngo Mana noneho nguhanze amaso, wangirira gutya na gutya, kuko nyuma y'imbabazi nta rubanza. Imana ishimwe cyane. Abababariye ibyaha byabo bigatwikirwa, Uwiteka yiteguye kubagirira neza. Ab'Imana yababariye, ndagira ngo nkubwire ngo usibye no kutugirira neza muri iyi si, no mu ijuru tuzabona ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngukomeze rero nkubwira ngo kwihana ntabwo ari bibi, guca bugufi imbere y'Imana. Hari abantu bajya mu byubahiro byabo ngo ngewe ngo ntabwo nakihana, ngo ngewe ngo bandeba gute, ngo ngewe ndi umuntu ukomeye, ngo ndi umushumba sinakihana, ngo ngewe ndi umushumba ntabwo naca bugufi imbere y'intama. Reka nkubwire ngo ibyo wanga gukora ari byiza. Reka nkubwire ngo mu ijuru uzarihusha, kandi abo wabwirije bazagutanga ijuru, kuko uzaba umeze nk'icyapa kiyobora abagenzi. Twisuzume ngo nge ntabwo nakihana, ngo ndi umuhanuzi, ngo ubuse ngo nihannye, ngo byagenda gute, ngo iwe umva, gabanya ubwibone, ahubwo emera uce bugufi, kuko nyuma y'imbabazi nta rubanza. Twabonye abantu benshi baciye bugufi. Uyu munsi n'abakozi b'Imana mpuzamahanga, uyu munsi n'abakozi beza, n'abantu Imana yishimira. Ese wowe uhagaze ute mu by'ubu bugingo? Imana tugire neza cyane. Kandi reka nkubwire, nigeze mbabwira ngo abafite uwo mwuka w'ubwicanyi, Imana yabagize ibicamuke, yabagize inzererezi zo mu rusengero zirahari. Dufite inzererezi zo mu rusengero nyinshi, dufite inzererezi z'Abayuda, mbese babaye inzererezi. Uwo mwuka wa Kayini warabokamye, babaye inzererezi rero mu bene data, nagira nkubwire ngo ni za nzererezi ihagarara aha, akaguru kamwe karaha, akandi karaha, intekerezo ziwe ziraha, ubuzima bwe buraha, nyamuneka ndi muri ibi. Donc umeze nkaho uri mu Kifaransa ngo naga papiyo, akanyugunyugu. Inzererezi, umwuka wa Kayini warakwatatse ntiwabimenya, kandi uwo mwuka wa Kayini utwisemo icyo bita urupfu, kuko akenshi bigira ingaruka ndende. Uzabibaze umugabo bita
yowabu yishe Abuneri birangira nawe apfuye kandi yamwishe by'amaherere. Dawidi icyo gihe ngo yararize ashishimura imyenda n'ibiryo arabyanga kubera Abuneri yapfuye kuko yishwe nabi. Yowabu yari amaze kumwica birangira ariko nawe apfuye. Uyu munsi rero va mu mwuka w'ubuzererezi, va mu mwuka w'ubwicanyi, va mu mwuka w'amagambo, va mu mwuka w'inzangano n'ishyari, bitazatuma uhinduka igicamuke, bitazatuma upfa, kuko Yowabu yarapfuye azize urwo rupfu rwa Abuneri. Imana itugire neza cyane. Ndagira ngo rero ufate icyemezo uyu munsi, wisuzume uvuge ngo mfashe umwanya wanjye, natuye ibyaha byanjye byose byantandukanya na Kristo, kuko turiho turavuga ibintu birindwi Imana yanga, ariko tuzageraho tuvuge n'ibyo Imana ikunda. Imana ishimwe cyane. Ibyo Imana yanga nusanga bigufata, ndagira ngo nkubwire ko iki cyumweru tuzakirangiza turi mu mwuka. Erega kuzura umwuka wera, ntabwo umwuka w'Imana azaza yinjirire mu mitima yaboze, mu mitima ijagaraye. Oya, kuko icyatumye umunsi wa Pentecote ubaho nuko ngo baragiye bamara iminsi 40 bari mu cyumba cyo hejuru bihana, baganira, bahuje umutima, ngo umwuka w'Imana aramanuka abana nabo, abuzura umwuka wera, bavuga indimi nshya, ibintu byose biragenda neza. Rero reka dutegure imitima yacu kugira ngo iyi minsi 40 izatubera iminsi idasanzwe ku buzima bwacu. Hanyuma noneho abantu tuzayisohokemo twambaye agaciro kadasanzwe, tuzayisohokemo twuzuye umwuka wera, tuzayisohokemo tuvuga ngo uwo mwishe mukamubamba ni ukoze ibi mbabwira. Ntabwo tuzabura kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ukuri niko kuzatubatura. Aho kugira ngo dukande igisebe tukinonera, tuzagikanda cyane, hanyuma gikire. Ari abantu bakanda ikibyimba bakinonera hejuru, bikaba ngombwa yuko gipfuba. Ni byiza kugikanda cyane, nubwo bibabaza ariko birihutisha. Imana yacu tugire neza cyane. Biratubabaza kumva amagambo nk'aya ashaririye, kuko hari abantu babifuza kumva ngo Imana irabatabaye, zomene na control, ibintu byose. Mbese hari abantu babifuza ibyo, ni byiza, nabyo turabikeneye. Ariko se koko ntabwo biri kugwa ku butaka bw'akara, ntabwo biri kugwa ku rutare, ntabwo bimeze nko gusuka amazi ku rutare. Icyama Imana, imitima yacu ikabanza ikayoroshya, ikareka kuba nk'ibuye, ikayigira mbese softi, ikumva ijambo ry'Imana, hanyuma umwuka w'Imana akaza agatura muri twebwe. Imana itugire neza cyane. Ndabakunda cyane kandi ndabifuriza kugubwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana, ndabifuriza kumva icyo Umwami Imana abasaba kugira ngo tutazagwa mu moshya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, ndagushimye kubw'iri jambo ryiza twumvise. Nyemerere ritere mu mitima yacu, kandi Uwiteka Nyiringabo, akanwa kacu karinde kwatura ibintu bibi ku bantu, mu izina rya Yesu. Uturinde ishyari, uturinde inzangano, uturinde kumena amaraso y'abatariho urubanza, mu izina rya Yesu. Ndetse n'uwo byagerageje kubaho umubabarire, kugira ngo twese tuzabona ubwami bw'Imana. Urakoze rero, icyubahiro kibi cyawe, kandi turagushimye kutugiriye neza. Uwuneza amatwi wese umuha umugisha, kandi nyuma y'ibi uzamuherezo ryiza nk'iry'abakiranutsi. Urakoze kubikoze, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen, 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 amen.